sinzi n'ikintu cyamurangiye iwanje aza hano njya kubona nkabona ngezeho akaza kambaza ngo cyana nago kirapfa nkahita numva mu bwonko birasaze. None ikindi kibazo nibajije nimba baje gucuragura nashobora kuza kumanywa cyangwa ze mu gitondo oya saa 12 tibitibi ya buri munsi nimba hari agahinda mfite nakuriya mugore wanje oya nubwo ataza hano nyina akamenya ko Fisto yakize tukamubwira ko yakize none akongera akaroga nyine mva nkubwire oya usko we na nubwo umva nyine ihanga niho kigomba kuba gasubira zamuka kimo hano no gitabye ngiki we hano mu ijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi nyuma y'igihe kinini tudaherukana nongeye kugaruka ndashimira buri umwe wese wansengeye n'uwari wese wambaye hafi mu gihe hari benshi twabashaga kuvugana hari naho tutavuganaga batari bazi ikibazo nagize ariko ngira ngo mu kiganiro nakoze narabibasobanuriye gusa kubera Imana buriya Imana ikigufitiye umugambi nta kintu ushobora kuba narakize ubu meze neza n'ikimenyimenye nyine nuko nagarutse mu kazi nongeye kuba ikaze rero nizere ko mutagiye mu gihari nkuko mwari muntegereje nasomye comment zanyu ni nziza zaranshimishije mwaranyihanganishije kandi rwose narabibonye buri umwe wese uzi ko yagize isengesho cyangwa se yanyifurije gukira ndamushimiye kandi n'Imana imuha umugisha narakize rero meze neza hari umuganga wamvuye ndakira ubu ndi muzima ni niyo mpamvu nongeye kugaruka mu kazi nizere ko muhari kubera nge mwari mwarambuze mwarabimbwiye muri benshi nizere ko mugiye kongera kugaruka tukongera kujya tubana umunsi kundi rero nayisenza kwa mama wasengera ngo murabizi ko mu minsi yashize ari kibazo cyari gihari nawe yararwaje Fisto ngira ngo byo murabizi ari nanjye mpita ndwara Fisto atarakira urumva dutumira nk'abatandukanye twese duhura n'ibyo bibazo ariko uyu munsi navuze nti kuba ngewe norohewe kuba ndi muzima mbashije gukira feri ya mbere kanyifatire kwa mama wase kugira ngo mbashe kumenya nawe kwamerewe umwana nimba yarakize nimba kirwaye kuko benshi ndabizi ko mwabimbazaga ariko nanjye mwabimbazaga nanjye nta kintu mbiziho kuko nanjye sinari norohewe rero turi kumwe na mama wase reka tumwakire hanyuma tubwire Fisto uko amerewe kugeza ubu nimba hari icyakoretse niba bitimeze na kwa kundi dukomeze kugira ngo tumufashe abashe kugira uburyo avuza umwana mama wase tuguhaye ikaze murakoze pe makuru yawe seke shandaho nanjye ndibava kure shavuye kure byo ndabizi kuvuye kure ni ibibazo nubwo warwaye nanjye ndwaje Fisto na nisa Fisto akaba atarakira ariko Imana ishimwe ntagarakira na nubu ntarakira noneho usamerewe nk'ubuhashije ukwezi kose noneho ameze ate kuva cyagiye ubwo tumuheruka ubwo ameze gute Fisto ameze nabi ntago yari yakira kandi nakoresha uko nshoboye kose narirukanse ariko Fisto yanze gukira ariko sikora mugore ibyo yavuze ari ukuri yaravuze ngo ntazakira ngo Fisto ariko niko yari yambwiye ngo Fisto ntazakira we atabishaka rero nimba nzajya kumusaba imbabazi akambabarira umwana wanjye agakira no kuvuga ngo byaranyobeye pe sibyo yuko nani nzi yuko isiko yambwiye ko Fisto atazakira kujya muri iki kindi ntazakira ariko ntarega ubusenge ko nakize ntabwo ikibazo nari mfite ntabwo tukiza ko nakize se igihe ni igihe kiba kitaragera ariko ke
buriya ntago ari uriya mugore waraguhumanyije. Yewe uriya mugore iyo mubonye numva umusatsi unyorosotseho. Shaka Nimba hari ikintu cyamabuye uriya mugore yari amabuye pe. n'abantu benshi bagendaga babivuga babimbwira ariko nanamutinye kubera ko nimba umuntu ashobora kuvugisha akanwa ke icyo avuze mu kanwa akagikora mu by'ukuri kano kanya gereranyije n'ukuntu wirukanse ntabwo ufite yarirukanse ndirukanka ahubwo naho kugira ngo akire niko arushaho kuremba. Ubu ni ukuvuga ngo ahubwo mbona yarakuyemo ubumuga. Sinzi ko Vista azakira kuko nanjye maze kwiheba. Arwaye igihe kinini ntibyabura ariko ntitwanakiheba. Uriya mugore agira amagambo mabi mu kanwa ariko amagambo mabi agira mu kanwa si Imana. Buriya uko waroga kose uko wahemuka kose Imana itaravuga ati uyu ni umwana wanjye ndamucyuye, warembuka ukababara umubiri ukababara wabugana umenye isaha itaragera ariko ugakira. Isaha mbona itaragera ariko nkanjye nk'umubyeyi njye natangiye kwiheba. Ntabwo byabura. Ubwo rero Uwiteka papa we se na n'ubu nta cyakora nta kintu byibura ngaza nagufasha. Ese papa we wabonye ari muzima buriya ke? Se we ntiyaroze. Nyine wabonye ari muzima papa. Cyakora nawe ujye Imana sinzi buriya. Usibye yuko ntago navuga ngo wenda nakwirukanka ku bya papa we. Ntacyo wirukanka. Nta nicyo nirukanka inyuma. Icyambere wama Imana ikanyiriza umwana kuko aracyari na mutoya. Akeneye kubaho. Bone byibuze yaba ari nge babuhaye. Nawe ujye usenga nawe yabuguha. Nuse urabona hari mu wafite. Mu by'ukuri uriya mugore ko ntigeze mutuka uretse kuvuga ngo wenda ndabafasha kugira ngo nyine wowe uzi ikintu wazize. Ushaka kumbwira ko ashaka wowe uzi ikintu wazize ngo buri gihe nguhamagara ngo Keza ngo bimeze uko nguku tukagiwe Keza kandi nanone wibuke yuko ari wowe wandangiye aho muri igihe bari bayidefiste. Urumva ubwo rero nago byabura kubera yuko mama wa se rero nje nkuzaniye ni inkuru nziza kuko ndabizi neza ndanabyizeye. Urumva hashize igihe kinini umwana arwaye ariko harandi mahirwe. Yego harandi mahirwe. Hari umuganga ndibuze ndaguha nimero ze uraza kuza kumuvugisha wamfashije. Ndasakuza kuguha nimero ze ku bijyanye n'amafaranga kuko nyine urumva ntiyakuvura nta mafaranga. Hari amafaranga makeya wenda ahari nanjye nubwo mvuye kure nanjye ubuzima nanjye ndabwumvise umubiri urandiye uburyo Vista ari kubabara nanjye ndi kubyumva ubushobozi bwanjye buke nanjye ndagira utwo nshyiraho nubwo twatumuhaye make kimwe cya kabiri andi wenda umuntu akazashaka nyuma ariko umuntu yakize buri umuntu yakize wajibona n'icumuka yohereza ati byibuze nimba ari n'umuntu ari ahantu bahinga akambwira ati jya umingira igitondo n'ikigoro ariko akamvurira umwana ngiye nakwemera nkafata isuka nkahinga ariko umwana wanjye nkabona akize kuko ibya Vista byarandenze. Oya zakira niba maze ukwezi kumwe se ameza ntago ari kwezi kumwe Vista yaranegekaye byata niba maze igihe kingana gutya agihumeka ndatekereza ntabwo ari bw'umwuka uri bumushiramo. Imana yamurinze iki gihe cyose akababara umubiri ugakomeza ukababara ariko umwuka ugakomeza akawugira. Ntabwo ubu ngubu ari bwo twakumva ko nukumva nihira akubwira ngo ndababara kandi koko ngira ngo wabonye ukuntu cyagihe yari ameze. Indira cyabyimbye ni ukuvuga ngo urareba ibiki ngewe nyeka n'urushwima kuko mbona ari urushwima. Cyakora rubanda baranaroga ni ukuba ari hariya ukabona indagu icyo camana ya Abraham sinzi ibyo navuga. Uriya mugabo akareba umugore we akareba ukuntu umugore wa murogeye umwana gace cyakora ariko nawe simaze niwe yabanje guhunika igihe kigera mu mvura mugabo nawe arandakaye niwe yabanje guhunika ko arakubwira ati nanjye si ngewe nagize nkahita numva noneho mu mutwe ndasasa ubwo merukana nawe. Urumva ese umuntu utavuga ati umwana ndabibona ko bamuhumanyije reka dukore nubwo nirwa nirukanka ngiye nyine
nta muntu n'umwe nazanye ngo azamvurire umwana. Ariko hari umuntu wigeze kumvugisha arambwira ngo none se mama wase ngo nta muryango agira ngo mufashe ngo avuze umwana. arega ubundi bajya bavuga ngo kira ngo umuvandimwe arutwa n'inshuti. Urumva urebye byo kuvuga ushobora kubwira umuntu nese ushobora kubwira umuntu ngo ni umuvandimwe ahubwo ukabona nawe kugira ngo agire icyo agukorera ahubwo ukagikorerwa na rubanda cyane. Ibyo rero nibyo nashaka naramusobanuriye ngo ni ukugira umuryango siko gufashwa cyangwa se ubu se ntabantu bagira imiryango kandi bayo nk'abatayigira. Kandi ufite umuvandimwe afite umufuka w'umuceri ntanavuga ati byibuze reka ndahe n'inusu y'uwo muceri kire n'umuvandimwe wanjye abana barare bariye cyane rwose. Kandi imiruho yose narishye suko uri imfubyi nta nubwo ari uko wavutse wenyine. Kuba naravutse ngiye nyine ntabwo mfite imiryango myinshi pe, ariko nuhari mbona nta kintu amariye. Uhari rero wakabaye kuri hafi. Ubundi baravuga ngo nukimwene ngo nukirukire nawanzu nanjye urinda wibagiwe. Gusa nyine uko biri kose ndimwe n'umuntu ntacyo bimaze kuri iki gihe. Hari n'igihe umuntu wo hanze kugira akamaro kurusha uwo. Kandi njye abo hanze barangira akamaro kurusha umuvandimwe. Ari byo ndi kukubwira. N'umugabo wamfashije buke. N'umugabo washakanye nawe. Mbabara umbwiza ukuri wamfashije buke. No sinabona ibyo mvuga. N'umugabo ubwe mwashakanye mwabyara. Kuko n'umuntu ufite umuvandimwe ukibasha kumwitaho ajya avuga ngo Mana warakoze. Shima Imana. Avuga ati Mana warakoze kuba turi abavandimwe tukaba tugikundana mu gihuza. Nabyo bari byiza cyane kuko ugomba guha ishimwe Imana ukavuga ati Mana gikomeza udufatire hafi. Niyo mpamvu yamvuga nti umuntu wicara akavuga ati nshaka gufasha runaka uwo muntu nta kintu mufana utamuzi. Ke buriya iyo nza kugira umuvandimwe nago nari kurara muri kakadushe. Urumva nta nubwo nari gutabana banje. Oya ntiwari kugeza hariya. Nari gufata Fisto nkamushyira umuvandimwe akamumfasha noneho nanjye nkavuga nereka mfire bari abana batoye. Nawe ukihigira. Ubwo rero nayo by'abavandimwe buri umuntu agize amahirwe bakaba bafite abavandimwe bakabumvikana. Ndashima Imana. Bavuga ati Mana rwose warakoze. Kuvuga ati Mana udufatire hafi niko navuga. Uriya mugore se muraherukana cyangwa umuheruka cyagihe nawe? Kende kundorere. Uriya mugore ni ukuvuga ngo uriya mugore buri mugoroba njya kubona nkabona anyitiye. Sinzi n'ikintu cyamurangiye iwanje. Aza hano njya kubona nkabona ngezeho. Akaza kambaza ngo cyana ntago kirapfa nkahita numva mu bwonko birasaze. Kura mugore n'ishyano. Ati rwose buri mugoroba njya kubona nkabona araje. Byamara kuza gahita mbaza tese nkumva umuntu arakomanze nasoka ngasanganiwe. Ariko ni gatumwa mu cyana ntago kirapfa. Yambwira ngo cyana yabyaye. Nkahita numva mu mutwe wanjye mbaye nk'umusazi. Yarangiza akambwira tumva nzaruhuka ari uko kiriya cyana cyawe numvishe yuko ibyo bikamuzana. Numvishe yuko cyapfuye. Ubwo no kuvuga ngo icyo mfite cyose no guhita nkubita mwirukankana. None ikindi kibazo nibajije nimba baje gucuragura nashobora kuza kumanywa cyangwa ze mu gitondo. Oya saa 12 aza buri mugoroba buri munsi kwaza guhera saa 12. No kuvuga ngo abavuga ati reka ngende ndebe yuko wenda bari mu kiriyo barangije gushyingura kucyeza n'injoro. Nanjye icyo kintu cyaranyobeye. Ahubwo wowe ndagusabye gucuragura nawe wowe numva barira mu gahura uzamumbarize singahure nawe ansubizemo. Ariko rwose mama wese nawe rero awashuka umuntu njye nagira ngo uzamumbarize. Noneho nanjye zaze gucuragura iwanjye ubu se hano ihabwiwe ni wenda we nago yahamenya. Yamenye ariko se sinzi ikintu cyamurangiye hano ni igiki. Umva nimba hari ikintu nubwo ibyo yakoze ko yabikoze. Umwana ndiho mwagira umugore uza kambaza ngo wa mwana narapfa. Urumva ibyo yakoze ko yabikoze arashaka kuza gushyingura. Arashaka kumenya yuko umwana yapfuye cyangwa akiriho. Ubwo rero yabimbajije mpita mbura ikintu nkora. Ngiye cyo mpita mfata yaba ari amabuye yaba ari isafuriya yari hanze mpita nyimukubita. Uriya mugore ntago umuntu yamuri avuga ibintu by'uburozi ntibabiregera. Wabireye guteze gihamya se ni iyi? Nta gihamya.
kandi nacyo kintu cyanyobeye gihamya niyihe none se byakoze ko yabikoze ngaho nyumvira kubaho muri ubwo buzima umuntu aguteza nimba yarekaga kuza aza kumbaza ubusa arabana yaratinze gupfa ari kumukerereza ariko ashobora kuba aza simbizi nimba azi ko yapfuye cyangwa yabaje no kucuraguza kuko amahirwe ngira nuko ntago namwinjiza mu nzu ngo mubwire nkuko aza kunsura kuganakira Fisto yo Fisto uko ameze buriya nta kintu nabamwerekamo ubwo se umumweretse noneho agahita ntabwo nabitekereza naraza urabizi neza yuko yambwiye ati ndashaka ko kiva ku isi naho mucyuriye mu rugo muzanye mu rugo buri mugoroba ati cyacyana ntago kirapfa gusa urabona nabigenza guteke mbabara nawe umbwiza ukuri cyakora ngewe ikintu kintangaza nabonye akiri muto ubwo butindi n'ubugome n'uburozi n'ibiki nyine bimuha iwacu nta muntu wapfuye nta muntu wapfuye avuga ngo arahemukira nibyo bamuraze kuko kuva mu nahemukira undi nanjye ejo ariho nzajya nkagusangayo numva sinanabitinya buriya no guhemuka mama wese biratandukanye hari ubugome nyine hari ibintu nagukorera by'ubugome ukibaza uyu muntu naramwiciye nk'uriya mugore murapfa iki mu by'ukuri umugabo aramufite uriya mugore ntago njyewe buriya umugabo aramufite waramumurekeye Papa Fisto urumva Papa Fisto ikintu kimbabaza ni kimwe naramumurekeye araje antwariye umwana yarabanje kumunyangisha kwanza anyangisha umwana bigeraho yamushuka aramutwara mukurayo bamuhinamirishije kuriya nyuma yabwo mugejeje hano mbona ko ari urushwima mbona ko ari kugenda inda iri kugenda yigira hejuru umubiri wamukokotseho sinigeze mubwira ni mu mugabo wanjye nta kintu nigeze njya kumubaza namurekeye ibye ahubwo ikintu nshakaho sinyizi ntago nyizi pe ngire nacyo kintu nicara ngatekereza nkavuga ko siporo umwana wanjye uriya mugore arambaza iki reba uko yangiriye umwana reba tibitibi ya buri munsi nimba hari agahinda mfite nakuriya mugore nyine hari umuntu ugira ubugome akagira ubugome bukageraho bukamwuzura bukamureba hari ikintu kimbabaza urwanga kwanga aho ashaka kujya ntago ari urutare sibyo si n'icyuma kuko icyuma cyo ntago kijya kibura ubwo rero icyo kibazo nibaza ejo nimbabazi yuko atazamusangayo simbizi buri hari igihe ushobora kuvuga ati wenda ndaroga ngenza abaho nk'umusozi njye nta wandoga ngenza abaho nk'umusozi nzaturaho nzabaho cyamana we ntabwo mbizi pe ubushize nabo igitambaro cyavuyemo mbona agatwe nimba yarafunguwe ashobora kuba bari baramufunze aha namenye yarafunguwe kuko ndibuka ko igitambaro cyavuye agatwe kagasigara gaharuye menya nawe ari akazere nawe ari inzererezi buriya nta muntu umeze kuri uba ari umuntu muzima wicaye hamwe ubugome buragenda bukakurenga bukakununga bukakumunga ku buryo ahubwo nabe azashiduka abahaye ubone ahubwo byibuze ibyo yahaye Fisto aba ari we n'abazibagirwa ko ari abahereze uzumva induru gusa ngenda musabira umugisha witeka azamuhembe ko ngiye ntabwo nabona igihembo namuhembe nyine arahemuka ariko ntazi ko nawe ejo imana niyo nkuru imana niyo nkuru ashobora kuba agenda akora biriya ejo akagenda agakubitana n'imodoka yumva yuko we nta kibazo naho azajya ariko mwa bantu mwe umubiri umunsi w'umuntu nimba yarazi ko afite umubiri uraryana umubiri urababaza n'ujya uryamuka byuko kumva umeze neza ujya ushima Imana uvuga uti Imana wakoze kuko ku bantu barwaye barabizi ndashimira abantu bambaye hafi ni ukuri Imana ibaha umugisha barahari pe n'ababashije kumfasha n'utarabishoboye yarabishakaga nawe turamushimira gusa ku ikindi kintu njye numvaga uriya mugore sinzi Fisto Imana idufashe Fisto akire tubone ko yakize ahagaze yicaye abasha kwicara abasha kuvuga uriya mugore namuzana nkamubwira nti uri kumubona umwana ko yakize umuvuze ngiki uriya mugore wamuzana iwanjye oya nubwo ataza hano nyine akamenya ko Fisto yakize tukamubwira ko yakize none akongera akaroga nyine mva nkubwire oya umva nyine ngusobanurire
ahubwo nawe uzabikora nyine urumva mbikubwira nawe uzabikore. uriya muganga iyo akuvuye aranagutsirika, iyo agutsiritse nta kindi kibazo ushobora nyine nta wundi muntu uzi yuko ibintu yankoreye umwana bitari bumfateho, ngize amahirwe nkabona arakize. ndi kubikubwira uwo muganga iyo akuvuye aranagutsirika ku buryo nta wundi muntu ushobora kuguhumanya. Fisto nta kintu yakongera kumugira, nta kintu yakongera, yaroga yajyana umurizo yajyana ihembe he, nta kintu cyakongera kumufata ukandeza kuri uwo muntu. Genda kuba nimero ze woraza kuza kumuvugisha muvugane. Ariko namubwiye namusobanuriye ko atabasha kugenda nyine ko abaryamye azizira mu rugo. Wewe wazaza ko namusobanurira ko umwana atagenda abantu bakamunerurira abaryamye. Awe naramusobanurira arabyumva kuko nta abantu bose se ko barwara bitandukanye. Iyo urembye utabasha kugenda wenyine uramushakira itike akaza. Naramusobanuriye ndumva rero nta bindi bintu byinshi gusa uriya mugore Imana ni wa mugani wawe, Imana azakira kuki igitumye ageze izi saha ari muzima cyo kizatuma akira. Katubyizere kadusoreza ahangaha, ibindi reka tubitega Imana niyo ibizi. Iya ntabaye oya zakiriya ntabaye nawe igomba kugutabara kuko ntago Fisto si igitambo cy'uriya mugore, ntago ari igitambo ntago yaremewe kubabara, ntago ari ndiri y'abadayimoni. Uriya mugore azamwara kandi azabibona. Kadusoreza hano mu kiganiro cy'ubutaha.